Turagusuhuje cyane mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose, haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda, aho uri hose turagusuhuje kandi tukwifurije amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe. Birashoboka yuko rero uyu munsi ushobora kuba ubyutse utameze neza, ariko ndagira ngo nguhumurize yuko mu ijuru hari Imana ikwitaho, byaba bimeze neza byaba bimeze nabi, ubasha kubana nayo kandi izi ibyawe byose kurenza uko wowe wiyizi. Rero gira kwizera yuko ejo bizaba byagenze neza, nawe rero bimeze neza. Ndagusaba enjoying ubwo buzima, wishimire ibyo ngibyo Uwiteka yagukoreye kandi wibuke no kumushima. Umenye yuko ubwo buzima ufite nta kiguzi watanze kugira ngo ubugereho. Niyo mpamvu rero udakwiye kubura gushima Imana uko bwije uko bukeye. Ni uruhare rwayo kugira ngo ube umeze uku nguku umeze. Rero ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Uyu munsi murabizi neza dukunze kuganira ku byaremwe, tukavuga no ku mimaro yabyo. Ni iby'agaciro kuko bigira abantu benshi cyane, benshi bigenda bifasha. Dufite ikimera cyiza cyane, ikimera cyiza cyane dukoresha nk'imbuto turya, tukirya nk'imbuto, ariko kandi kikaba ari n'umuti kuri twebwe. Icyo kimera nta kindi, iki kimera ni umwembe. Umwembe uko wawuvuga kose, ko waba umeze kose, ndagira ngo murimo murawureba kuri sikirini. Nguyu muwurebe, muwitegereze. Ndakeka yaba njyewe uri hano mu Rwanda, yaba wowe uri i Burundi, yaba wowe uri hanze y'igihugu, haba n'i Burayi, uko byasa kose umwembe urawuzi. Ngiki kimera abantu benshi ku isi bazi. Iki kimera rero ni cyiza, ni ingirakamaro, kiradufasha ku bintu byinshi tugiye kurondora, ndetse hari ibyo twavuga, hari n'ibyo tutavuga, kuko gifite imbaraga Imana yakiremanye zirenze uko njyewe umwana w'umuntu nabitekereza. Rero wowe udukurikiye bwa mbere, tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Ngwino ukomeze ubane natwe, maze ukande subscribe, ukande like, ukande comment, ndetse ntiwihererane izi video, uzigeze no ku bandi, ukore share kugira ngo n'abandi babashe kwifasha muri ubu buvuzi tuba dutanga. Waba ugize neza. Wowe rero utari ubwa mbere udukurikiye, ni ukuri ni byiza yuko wageza ku bandi ubu butumwa, ugakora share, maze waba wagize icyo bikumarira ukaza ukakora comment, ukatubwira, ugatanga ubuhamya, n'abandi bikarushaho kubafasha. Nta kiguzi nkwaka wowe ukurikirana channel Musabyimana Jacques. Icyakora nkubwira umuti iyo utabashije kuwushaka, aho ho nkwaka cya kiguzi nkajya kuwugushakira. Rero ndagira ngo mujye murushaho gukurikirana, mutege amatwi neza, we gusimbuka ngo nujya kureba video kandi ukeneye umuti ngo usimbuke. Ntabwo ari byiza, ahubwo kurikirana video yose irangire. Nimara gusoza uramenya umuti w'ikibazo cyawe ufite, ugende wifashe. Murakoze cyane rero. Dore ndashaka kubanza kuvuga kuri bimwe mu byo umwembe ufasha. Umwembe ugufasha ku cyitwa amenyo. Wowe ufite amenyo akurya, ndabizi neza amenyo azengereje abantu. Umva, amenyo azengereje abantu, abakuru ndetse ababyeyi bo barakubwira ngo kimwe mu bintu biryana kurenza inda ni amenyo. akakuzengereza barayakuye barayamaze,
wabaye manyobwa bitari ngombwa, amenyo yaracukutse, ariko uyu munsi nje kuguha umuti. Uzagaruka ushima, uzagaruka utanga ubuhamya, ndabizi neza. Iyo ni imwe mu ndwara tugiye kuvugaho, iki kimera kivura. Kivura ibisebe by'indani birimo imbere nyine. Urwaye diyare kibasha kukuvura. Urwaye igifu kirakuvura, uyu mwembe urakuvura. Urwaye asima umwembe urakuvura. Inkorora urakuvura. Nyine uyu umubiri wikunjakunja ugasanga ushaje imburagihe, umwembe uragufasha. Kugabanya ibiro mu mubiri uragufasha. Uyu mwembe ukora ku bintu byinshi byinshi byinshi. Reka rero tuvuge bimwe ukuntu muri izi ndwara uko ukoreshwa. Reka duhere ku ndwara yitwa amenyo, kuko ndakeka muri izi twavuze niyo ndwara ikomeye izengereje abantu. Abantu barashize ku kijyanye n'amenyo. Wowe watubajije umuti w'amenyo, ariko nyaboneka mujye muza mutubwire mwarakize cyangwa ntimwakize, natwe tubone gukomeza tuzi ngo ibyo twakoze ni ukuri. Wowe urwaye amenyo ushobora gusanga uri guca ku biti, ukajya mu bapfumu bakagukoreraho imihango utazi, nyamara uri guca ku byo Imana yaremye. Rero wikwirirwa ujya kure, kuko dore umuti wabonetse. Genda ufate igiti cy'umwembe gikuze kandi kikaba cyeze, ugishishure. Numara kugishishura ukureho ibishishwa byacyo byo ku giti, nibyo ndi kuvuga. Uragenda ubironge, ukureho ariya maheri yacyo asa nk'aho ari amagaragamba, ubironge. Nurangiza ushyire mu isafuriya uteke bibire. Nibimara kubira urayakuramo usuke mu gikombe. Umuti uri hehe rero? Uri mu mwuka. Urafata cya gikombe kirimo amazi yabize, kirimo bya bishishwa, ushyire ku munwa. Ntabwo nkubwiye ngo unywe, ahubwo urashyira ku munwa ufatireho iminota 5. Ndakubwiza ukuri yuko urabikora 3 ku munsi, byibuze ubikore 3 mu cyumweru. Ubikora 3 ku munsi, 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita, umugoroba, mu gitondo, saa sita, umugoroba. Ubikore iminsi nk'itatu mu cyumweru, no mu kindi cyumweru wongere. Ariko ndakubwira ngo rimwe gusa urabona resulta y'amenyo yawe, nta kibazo cy'amenyo wongera kugira. Birashoboka kandi yuko ushobora kuba baranayaguterereje, nabyo birashoboka. Ariko ubwo nimero turazishyiraho, waduhamagara tukagufasha kugera ku muntu ugufasha, kandi udakoresheje bya bindi turi kwanga byitwa ubupfumu. Dukoresheje ibi byaremwe twagufasha. Ikibazo cy'amenyo icyo cyo twamaze kugikemura. Genda wifashe, maze ufashe n'abandi, ubashe kumererwa neza. Hari ubasha kuvura ibisebe byo mu nda, asima, inkorora. Amababi yumye afite ubushobozi bwo kurwanya isukari yo mu maraso. Ibyo se wari ubizi ko amababi yumye yarwanya isukari yo mu maraso?
ari byo bya controle blood sugar diyabete, afite ubwo bushobozi. Kandi cyane cyane amababi y'umwembe aragabanya cyane isukari yo mu maraso nyinshi mu mubiri. Amababi y'umwembe afite ubudahangarwa bigufasha kugabanya no gukira ibibyimba mu mubiri wawe. Gukira ibibyimba mu mubiri wawe, aya mababi y'umwembe yagufasha. Amababi y'umwembe ariyo ukunda kunywa mu cyayi cy'amababi y'umwembe, birakurinda uruhu, birinda uruhu gusaza. Nibyo nababwiye, genda ufate amababi y'umwembe aho gushyiramo ya majyani, ahubwo ujya ukoresha amajyani y'ibi ngibi tugiye kuvuga. Amababi y'umwembe ushyire ayavoka, ushyiremo mu cyayi, ushyiremo umwenya, ariko ntihakajye haburamo ay'umwembe. Ibi bintu birarinda uruhu rwawe gusaza. Amababi y'umwembe rero twavuga byinshi, ntabwo twabona ibyo tuyavugaho. Aya mababi y'umwembe agabanya umubyibuho ukabije. Ubwo abantu bafite umubyibuho ukabije barabuze uko bagira, nimukunde kwihata amababi y'umwembe. Ukaba urwaye amatwi, amababi y'umwembe arabivura. Amababi y'umwembe kandi akuvura n'impyiko. Avura aya mabuye aba ari mu mpyiko. Ese wavuga iki? Wareka iki ku kijyanye n'amababi y'umwembe? Amababi y'umwembe arafasha cyane. Rero amababi y'umwembe, uburyo ki dushobora kuyakoresha bundi tutayatetse mu cyayi? Ushobora gufata amababi y'umwembe kuko agabanya n'amavuta menshi, ukayateka. Teka amababi y'umwembe unywe mu mazi, abivuyemo amababi nyine avuyemo, urajya ushyira mu gikombe cy'icyayi, unywe 2 ku munsi. Nurangiza uyiryame. Aya mababi y'umwembe araza kugufasha kuri izi ndwara zose twavuze. Kimwe n'uko ushobora kuyakoresha wicara mu mazi y'akazuyazi. Aya mababi y'umwembe ahangaha bibasha kukuvura ku bijyanye na infection. Koga amababi y'umwembe mu mutwe nabyo bibasha kukuvura umutwe wa wundi udakira. Rero twavuga byinshi kuri aya mababi y'umwembe, ariko reka tugarukire ahangaha. Nimugende mwifashe, mwivure, maze muzagaruke mutanga ubuhamya. Uwo wari umuti twari twabageneye.